ubwo abandi basohokaga mu rusengero muri ADEPR ya Kinyinya birukanka berekeza mu rugo bataha bajya gushaka amafunguro. Vestine n'abari bamugaragiye bo basohokaga bihuta ngo bajye guhindura amakanzu bari bambaye bagarukana y'ibirori. Hari ku mugoroba wo ku cyumweru ku itariki ya 22 Kamena umwaka wa 2025. Vestine n'inshuti ze harimo abamama b'imyaka itari mike, abakobwa batoya cyane, abo tuzi n'abo tutazi. Bamwe basohokaga muri ADEPR berekeza ahari hateguriwe ibirori byo gusezera ku bukumi Vestine Ishimwe. Abandi nabo mu nsengero zabo basohokaga bihuta baza guhura na bagenzi babo. Kuri uwo mugoroba nyine abakobwa benshi bateranye bakora ibirori byo gusezera ku bukumi uwitwa Vestine Ishimwe. Uyu muramuzi cyane uririmba indirimbo z'guhimbaza Imana ufatanya na murumuna we Kamikazi Dorcas. Bamukoreye ibi birori byo gusezera ku bukumi cyangwa se abandi benshi bita bride shower. Babikoze bambaye umwambaro w'icyatsi. Ese ibi bivuze iki? Byateguwe nande kugira ngo Vestine abitegure ko bose bambara imyenda y'icyatsi? Bishatse kuvuga iki? Nibiki byavugiwe muri ibi birori nyirizina? Ijambo Vestine ubwe yafashe isi yabwiye icyo bari bitabiriye ibi birori. Ibi byose hamwe n'ibindi byose tugiye kubikuramburira muri iki kiganiro. Ni ikiganiro cyiza mwateguriwe na Smart Maker. Nta handi ubikurikira uretse aha kuri Smart Maker TV show. Ishimwe Vestine uririmba mu itsinda rya Vestine na Dorcas mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Ku mugoroba wo kuri iki cyumweru tariki ya 22 Kamena umwaka wa 2025 yakorewe ibirori byo gusezera ku bukumi cyangwa se iby'abandi benshi bita bride shower. Ibi birori byitabiriwe n'inshuti ze za hafi zigizwe n'umubare utari mutoya w'abakobwa ndetse n'itsinda ry'abamama. Uyu Vestine Ishimwe uyu muramumenyereye cyane. Mu minsi yashize yari yakoze ibirori byo gusezerana we n'umugabo we Odrayogo. Basezeranye imbere y'amategeko mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Kuri ubu Vestine Ishimwe yongereye izina ry'umugabo we ku mazina ye ku mbuga nkoranyambaga ziwe zose, aho witwaga Ishimwe Vestine ubu yabaye Vestine Odrayogo. Hari ku itariki ya 15 Mutarama umwaka wa 2025 mu gitondo cyo kuri uwo munsi Vestine Ishimwe we n'umugabo we Odrayogo bazindukiye ku murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo, aho bari bazinduye no gusezerana imbere y'amategeko. Ibi birori byitabiriwe n'abo umuryango wa Vestine ndetse n'abandi bakeya bo mu muryango wa Odrayogo. N'ibi birori itangazamakuru ryari rihejwe. Uretse aba gusa b'umuryango nta bandi bari bemerewe kwitabira ibi birori. Umunyamakuru umwe gusa rukumbi wari witabiriye ibi birori ni Kashamakokero cyangwa se Mordecai, niwe wenyine wari uhari. Uwo dusanzwe twita Emirene niwe wabashije gufata aya mafoto arayabika. Yafashe video y'aba bombi arayibika yaje kwitangariza ubwe nyuma. Uyu nguyu Irene niwe usanzwe ahagarariye inyungu z'aba bana cyangwa z'aba baririmbyi. Mbere y'uko uyu Emirene atangaza ibi kubera uburyo ki umuhango w'aba bombi wari wagizwe ubwihisho bukomeye cyane, habanje gucicikana inkuru z'ibihuha bibaza impamvu uyu muhango wagizwe ibanga rikomeye kugeza n'ubwo itangazamakuru ryangirwa kwitabira ibi birori. Abantu benshi bagiye bavuga inkuru z'ibihuha aho bavugaga ko uyu mukobwa ashobora kuba atwite, akaba ariyo mpamvu babigize ibanga rikomeye, akaba ari nayo mpamvu bihutishije ubukwe. Byagizwe ibanga, byafashe icyumweru cyose aya mashusho atari yajya hanze kuko Irene cyangwa Kashamakokero Mordecai yashyize aya mavideo hanze nyuma y'icyumweru cyose. N'icyo cyumweru zari inkuru z'ibihuha, buri wese avuga ibye, buri wese atangaza ibye, ndetse habanje kujya hanze amafoto ku mbuga nkoranyambaga. Twabonye amafoto atandukanye ariko tubona amafoto mabi cyane. Ayo mafoto yari yafashwe na CCTV kamera zo mu murenge basezeraniyemo. Aba batanze aya mafoto nabo barakurikiranwe. Gusa hashize icyumweru cyose Emirene uhagarariye inyungu z'uyu muryango yaje gushyira hanze aya mashusho. Abari utangaza ibi n'inkuru yamwinjirije. Abari bitabiriye ibi birori byo gusezera ku bukumi kwa Vestine Ishimwe cyangwa se Vestine Odrayogo, aba bose bari bahuriye ku mwambaro umwe cyangwa se dressing code. Umwambaro bavuga yuko bari bawubwiwe na nyir'ubwite Vestine Ishimwe. Yari yabategetse ko bagomba kwambara umwenda w'icyatsi. Kibi bifite icyo bivuze. Ubwe afata ijambo mu ibyo birori yasobanuye ko ubukwe bw'aba bombi agifite ibyiringiro by'uko nta kintu gishobora kubuhagarika. Niko kubwira bari bitabiriye ibirori kuza bambaye umwambaro w'icyatsi. Uyu mwambaro w'icyatsi cyangwa dressing code green isobanuye ko haba hakiri ibyiringiro by'ikintu runaka. Niyo mpamvu yabasobanuriye ko ubukwe bwabo bwari bwaravuzweho byinshi n'abantu benshi batandukanye, bityo ko kuba aho bigeze ubu afite ibyiringiro bikomeye cyane ko yizeye ko ubukwe bugomba kuba. Niko kubabwira bakaza bambaye umwambaro w'icyatsi usobanura ibyiringiro bishya. Mbere y'uko afata ijambo, bamwe mu bamama bakuze
bamusabye gushira ubwoba kuko uyu mwana mu myaka yiwe itari myinshi imbere y'abari aho yari afite ubwoba bwari buvanze n'ibyishimo byaramurenze. Ibi birori byaranzwe no gukata keke yo gushimira umukobwa, byaranzwe n'imbyino zitandukanye baramuririmbiye, abari aho barishimye, hari harimo urungano, hari harimo abastari benshi. Bamwe mu bastari bari bitabiriye ibirori, Aisha Inkindi muramuzi muri filime nyarwanda, uyu nawe yari yitabiriye ibirori. Ibi birori byaranzwe n'udushya twinshi, aho buri umwe mu bari bitabiriye ibirori yari yitwaje telefone ya iPhone kugira ngo yifatire amashusho ndetse n'amafoto atandukanye nk'uko namwe mubyirebera. Ibi birori kandi ababyeyi bari aho bagiriye inama zitandukanye n'umwana. Ushobora kwibaza uti ese ibi birori byakorewe Ishimwe Vestine, koko Ishimwe Vestine ni muntu ki? Yavukiye he? Ese afite imyaka ingahe? Yahuye ate na Odrayogo kugeza n'ubwo bemeranya gushakana? Byose reka dukomeze tubikubwire. Ishimwe Vestine yabonye izuba ku itariki 2 Mata umwaka wa 2003, abyarwa na Nizeyimana Mazimpaka na Uzamukunda Elizabeth. Avukira mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza. Amashuri yiwe yisumbuye yayize muri GS Muhoza ya mbere, aza kuyakomereza muri Gasogi International School. Akirangiza kwiga yaje guhura n'uyu Odrayogo, barakundana ndetse nyuma baza kwemeranya kubana. Uyu mugabo bigaragara ko akuze arusha umukobwa imyaka itari mikeya, niyo mpamvu ababonye inkuru yabo batangiye kujya babiganiraho mu magambo atari meza, baca intege umwana. Aho uyu mwana Ishimwe Vestine avuga ko ubukwe bwabo bwagezwe intorezo nk'uko koko umunyarwanda bivuga. Akaba ari nayo mpamvu mu kiganiro ubwe yafashe mu ibi birori yagaragaje ko afite ibyiringiro. Nahanjye nahawe, nimba uri umukobwa utangira umesa agakanzu, waba uri umusore cyangwa umugabo, no gutegura ikoti maze tukazazinduka tukitabira ibirori. Uyu mwana yaradufashije, ni umwana waririmbye indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana zakije imitima batari bakeya. Uramukunda? Ese ukunda ibihangano bye? Yaturutse kure, nawe wibaze kuva mu murenge wa Muhoza ukisanga i Kigali mu karere ka Gasabo. Ntaho Imana itakura umuntu. Nimba utarakora subscribe ku ishene, wayikora tugakomeza kubana. Iyi ni Smart Maker TV Show. Ndagushimiye.